Rocky ko ndi kugushaka ngo tugirane ikiganiro urahari? Icyamamare cy'Imana. Gaheza natumiye Rocky none nawe ndi kugushaka mbwira niba uhari. cyane rwose cyane. Rocky hari ibintu byabereye muri RBA nagira ngo nkubaze amakuru. Umwe yari ari hejuru undi agape ibyo bintu waba ubizi Rocky? Babarira umbwire ukuntu byumva n'igitekerezo wabitanga kuko ngo yamurongoreye muri RBA sha Rocky we. Icyo wabyumvamo? इस देश में रेप तो कर सकते हैं. Gufata ku ngufu muri iki gihugu rwose ni cyaho ukora bikagenda bikarangira amahoro. Gaheza nawe ntabwo twakwimye ijambo, hari ikintu waba ubizi uko ari umuntu waririye cyane muri RBA none akaba yarirukanyemo abantu, urabivugaho iki? Biswa mama we. Nese ubundi Rocky umuntu wakoze biriya bintu yari akwiye bamuhanishije iki? Bamureze kuri RIB, bamutanze kuri polisi, amakuru ntago yaza. Agiye kureba ibyo bakoresha bihagarika arabibura. Rocky ntago ndi kumva neza buryo ki umuntu bamuciye igitsina, buriya kugira ngo bamuciye igitsina byari bigenze bite? Ngo agiye kunyara asanga ntakiriho, binyumvishe neza Rocky. We kugira ubyumve neza. ये तो बदला लिया गया है. Uku ni ukwihorera tu, hari uwahise ubibona. Uku ni Asubundi Rocky bari abajinga bagenda bafata abana b'abanyarwanda ku ngufu, ubundi vipi zabo mani. Rocky mbwira bari abantu bagenda bafata abana b'abandi nka buriya yaramufatiye muri RBA bro, kumva bitarenze. Bajinga baragenda bagafata ku ngufu urukiko rubakanagura y'icyaha bagakomeza ubuzima bwabo nkaho nta kibi cyabaye. Mbashimiye kuba mwakurikiye iyi challenge ni kuri Flash TV Rwanda, nubwo twigamo ibintu by'ikoranabuhanga tugiramo ngo tunabasetse. Ushaka kumenya buryo ki wakora utu challenge wakandika muri comment, kandi niba twagushimishije none wajya muri comment ukandikamo ati nkorera challenge kuri iki n'iki ku bintu nyine nawe uzi byabaye. So guys, ngenda nari gukorera challenge ku bintu byabereye muri RBA nifashishije sound za Rocky na Gaheza. So guys, niba nawe ufite challenge wumva ko twagukorera cyangwa ushaka kwiga buryo ki izi challenge zikorwa, urandika muri comment ati dukubite iyo video natwe twikorere ama challenge. So guys, babwira ko gahunda ihari kuri Flash TV Rwanda ni gute twafata telefoni zacu tukazibyaza amafaranga. Buriya gufata telefoni ukirirwa kuri network ukirirwa gukora ibiki ntabwo biriya bintu byunguka. Ngewe inama nakugira nyine ni uko washaka buryo ki telefone yawe uyibyaza amafaranga. Ngewe gutya mba nkubwira nkoresha iyo bita Airtel Imagine, nabasobanuriye byinshi n'ibindi byose mushaka ntibasobanura kuri Airtel Imagine. Flash naje gushinga Flash TV Rwanda ngo dufatanye turebe. So guys, ndashaka abantu bafungura amacano tukazamukira mwe kuko nanjye muri kubona ko ndacyari umusmall creator, tukazishimira intsinzi yo kuvuga ngo twujuje ibisabwa twabaye monetize. So guys, ikintu cyose ushaka kumenya kuri Flash TV Rwanda ndi tayari kugufasha. Mujye mukora subscribe, turabakunda. Yari challenge y'umunsi tuvuga ku byabereye muri RBA. So kraka nawe wagakora kandi kanakwinjiriza. So guys, mwakoze gukurikira Flash TV Rwanda, muraba agaciro. Flash TV Rwanda nakagaruka. Mujye muri comment munyandikire challenge mushaka ko mbakorera, niba mwumvisha ari fresh cyamunye mumbaza ukuntu mwamwe mwakora ziriya challenge. So guys, turabakunda, mwakoze cyane cyane.